Nkuko mubimenyereye Winnie Salam Best kuri Hot Guys in Town, ubundi twebwe turatwika tukanitambikira. Ndabashishikariza gukora subscribe kuri Hot Guys in Town kugira ngo tubatwikire. Iyi ni Hot Guys in Town, munatumenyereye muri action turatwika tukitambikira. Abandi bo ngo bari manukire ko twe n'ubutambike gusa, ibintu byo kumanuka wabona usitaye ukagwa. Hano turi i Masaka twaje gusura abana bafite talent idasanzwe. Na abana bavukana ari batatu bangana nk'imanga. Abakobwa babiri n'umuhungu umwe bafite impano yo kuririmba indirimbo za Diamond Platnumz. Baririmba igiswahili ukumva kavuga uti kwera aba bana impano imeze bite. Ntago mukunzi ba Hot Guys in Town mwacikwa n'impano z'aba bana nkuko bisanzwe ku mpano z'abana turatigita tuka vibrating. Reka duhite tumva baturirimbira none tujye gutanya tugana n'abana. Turahera ku mwana w'umukobwa witwa ne Shimwe Vanessa, nkabate mu kagari Kambabe, umurenge wa Masaka, akarere ka Gicukiro. Nkaba nitwa Shimwe Vanessa, nkaba mfite mukuru wanjye yitwa Twishimire Jean Felix na Kwizera Diane. Nkaba mbaramutsa nanjye kandebe ko nabona izi studio. Yego rata studio umwana aratwika. Ishimwe ni wowe? Twishimire Jean Felix. Jean Felix niwe mukuru? Ariko ngo ubanda ngo niwe uririmba za Diamond ni wowe? Andatwika nk'imanukira. Yimanukira niko avuze. Wowe witwa nde? Kwizera Diane. Kwizera Diane wiga mu kangahe? Mu gatatu. Wiga mu gatatu primaire? Wow. Igiswahili mwakigiye? Twakigiye kuba meto. Kuba meto. Sa nkusuza abantu mu giswahili twumva. Habari gani niko bavuga? Nawe twakiye. We nagukizira muyagaruka hano nta kibazo. Nta kibazo. Bonjour monsieur. Icyo ni Giswahili se? Icyo ni Igifaransa. Sio ngo habari zako. Habari zako. Mzuri. Habari zako. Mzuri. Habari zangu. Nzuri. Hujambo. Hujambo. Sinamu. Habari zangu. Ngo hujambo. Hujambo. Si jambo. Hujambo. Hujambo Shimwe. Si jambo. Ya, reka dukomeze batubwira impano zabo bafite. Mwatubwiye ko ngo muzi kuririmba indirimbo za Diamond. Ni wowe ubizi cyane? Ngenzi kurapa. Uzi kurapa, iturapa twumva. Nabyutse mu gitondo, nambara umuhondo, njika barondo, nsanga rukundo, yanyibiye dendo, mama garambando, afata ikibando, naye mfata inyundo, tumumene ibondo. Ibondo rita iturika. Iyo ndimo ni yawe? Ni yanjye nihimbi. Ni yawe wihimbi. Uzaza tugukorere muri Alpha na Omega dukubite rap ya dance. Ewana tuzaza dutwike twimanukira. Ubundi twe turitambikira. Tuzatwika twitambikira mbese. None usa nk'undirimba indi rap y'undi muntu wenda. Ubundi mu baraperi ukundana? Ndi maraperi na undi maraperi. Nawe ndi rap byumva ku buryo wayigana? Nayo. Aha ndirimbira ikundimba ya Diamond twumva. Ayatende tetema, oh mama tetema, tipo tetema, oh mama tetema. Ayatende tetema, oh mama tetema. Ay mama shigini hai makuf. Ay mama shihini hai makuf. Ayatende tetema, oh mama tetema, tipo tetema, oh mama tetema. Ayatende tetema, oh mama tetema, tipo tetema, oh mama tetema. Ayatende tetema, oh mama tetema, tipo tetema. Yes. Oh mama tetema ndashaka tukabyiramo gato. Nkuko mubimenyereye Winnie Salam Best kuri Hot Guys in Town, ubundi twebwe turatwika tukanitambikira. Ndabashishikariza gukora subscribe kuri Hot Guys in Town kugira ngo tubatwikire. Oh mama tetema, ayatende tetema, oh mama tetema, tipo, oh mama tetema. Hari indi ndirimbo yindi nayo numvishe mwaririmbye nene yibagiwe. Uyu ni wayirimbaga ya indi ndirimbo twumve nawe. I wish ni kwenzi na mavumba, kwenza maboni, akunu wagupenda, sireges ni kubembe ni bomboni, unzo potes ani kama mbamboni. Oh baby, gwangwat, oh baby, gwangwat, gwangwat, oh baby, asnas ni kone gwangwat, oh mio gwangwat, Asmin gwangwat, oh baby, asanesi ni kongwe gwangwat, oh baby gwangwat, oh nundi gwangwat, oh baby. Nta yindi ndirimbo ya Diamond muzi? Nazi tuzi. Ntuzayise. Yindi ndirimbo yindi ya? Muyitekereze twumve.
ko wigira ubwoba bw'iki abandi bana bagomba kumenya ko ufite impano idasanzwe nta ndirimbo na babarawo ntabwo muyizi kubita babarawo Magufuli babalao lao, Simba babalao lao, Magufuli babalao lao, Simba babalao lao, Magufuli babalao lao. Sigodi dati, Asha Vega, Anani Pepa, Jizika Logoti, Jizika Logoti, Jizika Logoti, Jizika Logoti, Jizika Logoti. hano byakomeye cyane igitaramo cyashyushye hano kuri Hot Guys in Town nugutwika twagira gute tukitambikira nakane karirimbo se mwaba muzi ko umuhanzi wenda nyarwanda Ndumva nshaka kuririmba ririmbira umukunzi wawe Ndumva nshaka kubyina byinira umukunzi wawe Ndumva nshaka kuririmba ririmbira umukunzi wawe Aye aye Ndumva nshaka kuririmba ririmbira umukunzi wa hari indi mfite nubwo hari ninjara na mucyuhari nubwo Yesu yamfashe anshyira kubitugaranyiza ambwira kandi umwana we kandi ubundi amahoro none aragukunda none aragukunda amanagura amarira yose narize none aradukunda iyi ni ndirimbo mwirangara iyi ni ndirimbo yindi wa mugore we zatumani yaura kubera agahinda urimo kunera uziyahure n'abahimba yari umugabo kandi nawe ntiyari yiyaze ngo nguki uziyahure n'abahimba yari umugabo kandi nawe ntiyari yiyaze ese uribuka uza kundambagiza unyizeza ko ufite amazu n'imodoka unyizeza kuzangurira inenja nta n'ingorofani wigirira ashaho wa mugore we ibyo byose nibyo bita imitoma nta musore utayigira iyo mitoma ingaruka zayo ugomba kuzemera kuko sinjye wayikuvugiraga mbashaho ibyo byose nakubwiraga nibyo bita imitoma kandi nta musore utayigira iyo mitoma ingaruka zayo ugomba kuzemera kuko sinjye wayikuvugiraga none si ubu koko mbigize nte nakuregeye abasobanyu na so na nyoko abaturanyi bo umiwe none si ubu uragira mbigire nte nimbe nawe ufite abundegaho njyewe nzakurega hehe ko nzi ko n'iwanyu batanankunda none si ubu uragira se ubu mbigire nte ndaje njyewe umutwange nigendere umva shaho ikiruta ikindi fata icyumba cyawe nanjye mfata icyanjye
tuzajya duhurira muri saro, tuzajya duhurira muri saro, tuzajya duhurira muri saro. Aya indirimbo dushaka kuririmba. Iyihe? Kararisi. Ngoye muyimbe twajye. Iminsi iteruye ntikaremera, burya ivuguta nta n'ubusa. Mwana wanjye utuye ku mayange, umenye uko ugenda utiyangarika, ntizagushuke ntizagushuke. Isiba nziza iyo ufite ku mufuka, aha ntibazagushuke ntibazagushuke. Isiba nziza iyo ufite ku mufuka, ntibazagushuke ntibazagushuke. Isiba nziza iyo ufite ku mufuka, ntibazagushuke ntibazagushuke. Isiba nziza iyo ufite ku mufuka. Ese mbabazi ku mufuka ubwo bivuze ni ukuba ufite amafaranga. ndabemeye. Nimba uburara si ubwo uba ufite isi ku mufuka, nimba uburara ukaryama hasi isi bikuruta nyine. Wanda ufite amafaranga nyine isi yanagenda mu ndege akajya muri Amerika, nyine aba afite isi. Isi kabisa wowe ubyumva Uko mbyumva iyo bavuga ati ntibaza gushuka isi wanziza iyo ufite ku mufuka, nyine ni ukuba wifitiye ku ikofi, ufata icyo wumva ukora icyo ushaka ugatwika witambikira mbese. kabisa wowe ubyumva. Iyo bavuze iyo ufite ku mufuka nyine uba ufite ku mufuka amafaranga ku buryo wakigurira n'indege cyangwa ukajya kwiga mu ishuri ryose ushaka. Nta n'uwakwiyahuraho kuko uba umurusha amafaranga, yakwitondera kugira ngo umugurire agacupa. Akantu rata turabemeye kabisa. Wowe ongeraho akandi kantu kamwe. nyine iyo bavuga ati ufite ku mufuka ni ukuvuga mbese nta muntu nyine waza ukuza baca umugani mu Kinyarwanda ngo ifaranga rikubise aroroha cyane ratane ko nyine ifaranga nimba baca umugani ngo ifaranga rikubite ubwo nyine nawe uyu bifite nyine uhita ugenda woroha, ugenda utigita mbese utigita wita. Ndagira ngo dusoze kino kiganiro mubwira abandi bana wenda batinya kwerekana impano zabo. Kwerekana impano nta kirenze kirimo, ni ukuza nyine ukerekana ibyuzi, ukavuga ibyuzi, ugatwika witambikira. Wowe nyine uravuga abandi bana bo bakabona nawe ibyo ufite, bakabona ko ndenze nyine urenze rata. Wowe yewe nuko twashishikariza abandi bana kuza muri iyi video, kandi tugakomeza gufatanya natwe tukiyubaka, kubaka igihugu cyacu, kandi tukaba twumva twakirimbira natwe indirimbo zacu zitagize abantu. uburyo muzagera muri studio tuzihimbira indirimbo zacu n'abandi barazihimbiye, ariko natwe naho ngaho twatangiye tugenda turabimenya kandi turabasuhuje. Yego rwose murabasuhuje. Ni iki mwabwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika? iyo twamubwira twamushimira ibikorwa byiza dukorera, twamushimira yatwubakiye imihanda ya kijyambere, yadukoreye ibintu byinshi, no kuba tugeze aha ngaha niho bitugejejeho twamushimira. Umuhuye wamubwira iki? duhuye namusuhuza nkamushimira ibyo adukorera. Kweli nta kindi wamusaba? Namusaba kudufasha impano zacu tukaziteza imbere. Nkuko mubimenyereye Winnie Salam Best kuri Hot Guys in Town, ubundi twebwe turatwika tukanitambukira. Ndabashishikariza gukora subscribe kuri Hot Guys in Town kugira ngo tubatwikire.